Murakaze neza kuri Baby Laura channel ni wodiye turingabire akirokanya mibwa mu Rwanda Lance Baby Laura. Ejo hashize ubwo twavugaga inkuru yacu yarangiye ndi kubabwira ukuntu umugabo wanjye yatangiye kujya nkubita buri munsi ariko nziza ko ntigeze muhereza divorce ngo tugabane imitungo yanjye. Narabaye cyane ndibaza se mbigenze mbikure gute se bigende so finally nta kindi kintu nakoze namubwira ati sweetheart wakora buri kimwe cyose ariko ku mitungo iwacu wamaye never. Ibi mitungo nayishatse igihe kinini, iyi mitungo narayivunikiye ndetse we na cyane, so rero it's better to move alone. Burya byaba byiza ngiye nyine kuruta uko nakomeza kugumya nirukanye inyuma yawe kandi mbona neza ko ntacyo na kimwe uzamarira. Umugabo wanjye yarambwiraga ati it's okay, rega twarabanye. Naramubwiraga ati ku bana twarabanye ariko imitungo yanjye ababyeyi banjye basigiye baby wanjye, you don't have any right to it. Umugabo ati simbyumva neza. Wibuke neza ko umugabo wanjye yari yarateye umuntu inda bakundanaga cyane aribwo bwabo kwe nishe. Uwo mugore nawe yamuhozaga kuri pressure amubwira ati uvayo tubane, ese kataguha divorce bimeze bite, byagenze gute kutaza n'ayo mafaranga. Namubwiye ati rero kunkubita ntabwo bizakuraho ko ibintu bigomba kugenda neza, nta nubwo bizasobanura ko ngomba kuguhereza divorce. Wowe icara tuze utonde wige buri kimwe cyose kugikora neza kuko ngiye mitungo ufite kugira nyiguhereze wowe wanyamaswa we, I can give it. Nayandika ku mwana wanjye. Umugabo ati oh you are crazy, ndabona ntazi ibintu urimo. Namubwira ati it's okay, wenda ntabwo uzi ibintu ndimo aka kanya ariko one day you will know ibyo ndimo. Naricaye ndibaza ariko ubundi ndarwana n'iki ko mbona bisa nkaho wenda ndi kwirukanka inyuma y'umuyaga se cyangwa ndimo ndirukanka inyuma y'ibyansize. What am I fighting for? Niyihe mpamvu ngomba kugumya ninginga umuntu kuba nagumana nawe kandi we mbona neza ko atabishaka kugumana nanjye. Naravuze ati let me just take a bath. Nafashe urugendo njya mu gihugu cy'amahanga, nkigerayo umugabo yaragari kumpamagara buri munsi ati baby garuka bigenze gutya na gutya. Ako nagiraga nkibuka ukuntu umutima wanjye amaze gukomereka cyane, nkibuka ko umutima wari muzima uwo ngo yabayemo ibisate. Nkavuga ati I don't have any time to hear him again. Nahozaga ntekerezaga ko burya umutima wari muzima uwo ngo wamaze gushanyagurika, nta mutima muzima nari mfite. Igihe nagarukaga umugabo nasanze amaramaje gutwara imitungo yanjye. Nagiye muri leta ati okay mwarasezeranye mugomba kugabana. Nakoze ibishoboka byose kuko sinashakaga kugabana nawe. Sheri wanjye nubwo namukundaga ariko byari bigezaho numva neza umutima wanjye ndetse we n'intekerezo zanjye zirambiwe umuntu umeze nka gutyo. Sincerely speaking, nabonaga uwo mugabo ameze nk'inyamaswa. Nakundaga kumubwira ati duhura wari umuntu muzima, wari ufite umutima muzima ariko nawe sinzi aho umutima nk'uw'inyamaswa wawugoye. Ese buriya ibintu urimo urabizi neza cyangwa ubifitiye ubushobozi? Umugabo ati wow, nibyo mba nshaka, ndashaka kuza gukora umunsi umwe kugeza igihe uzicuza. Namubwira ati kugira ngo uzicuze wowe uzicuza. Nari ndi kumwe n'umushiti wanjye then aza kungira inama yo kugenda nkafata umwana nkamwadaputa muri aruferina nkamwandikaho imitungo. Ibyo naragenda bikora. Umugabo wanjye byaramubabaje cyane ku rwego rw'uko we yashatse kuntega ngo anyice, ngo na wa mwana azamwice indi nazasigarana imitungo. Ubwo yapangaga iyo gahunda nari ndi mu modoka yanjye, nawe duhuye agerageza kungonga ariko uko yangunze kose ntabwo nigeze mpfa, nagumye ndi muzima. Ndetse we thank God ko imigambi y'abana b'abana atari imigambi y'Imana. Nabaye muzima ndakura. We nyuma yaje kumbwira ati baby I'm sorry, byose byari ugukunda amafaranga. Namusubije ati
biragaragara ko njye nakunze umuntu utari ukeneye urukundo. Biragaragara ko uwo nakunze we yari afite abandi bantu yakundaga, so that is why yego wenda nakunze urudashoboka, ariko nawe ku mitungo yanjye never, you cannot even take anything. Ubu kuri iyi nshuro iyi mitungo ni iyanjye njyenyine n'umwana nadapse, hanyuma ibyawe wowe I don't really care, ntabwo ibyo mbyitayeho. Umugabo ati nta kibazo ariko I need last warning. Namubwira ati oya, burya rero ntabwo ndi igikinisho uzajya ukinisha igihe ibindi byawe old. Igenda ujya kubana n'umukobwa wahisemo ujya gukomeza urugendo rwawe, nagukunze nta kintu na kimwe ngendeyeho, nawe ugiye kunyanga, ntabwo wigeze umenya na rimwe ko nari umukobwa waguhaye umutima wanjye wose, naguhaye umubiri wanjye wose, nguhereza n'amafaranga, ngo kuko nakunze urukundo rudashoboka. Nagerageje kwica ubukwe bw'uwahoze ari fiance wanjye, ariko finally n'ubundi bisoza njye nawe tutabanye, inkoni naraziriye. Noneho nawe utekereza kugera aho ushobora kuba wagongwa n'umuntu mwakundanaga we just akurikiye imitungo yawe. Sheri wanjye, wowe unkurikiranye, wowe unkunda, ndagira ngo ubwirire ijambo ryonyine. Igihe uzakunda umuntu ukabona urukundo rwawe nawe urimo uramufosinga cyane, niwe urimo urashyiramo imbaraga nyinshi cyane kugira ngo mukundane, please don't continue forcing things. Birashoboka ko burya abaryamye bose ntabwo baba basinziriye. Ushobora kuba uryamye akudasinziriye, that is how ushobora kuri burire muri relationship ariko udakunzwe. Ndakwinginze don't continue to force things. Niba umuntu ubona atagukwiriye cyangwa we abona ko utamukwiriye, better let him or her go. Thanks a lot. Mwari kumwe na Audience Ingabire. Ndakwibuza gukanda subscribe kugira ujye ubasha gukurikirana inkuru zacu za buri munsi. Ni kuri Baby Laura channel. Turabakunda cyane. Ciao ciao.